Rayon Sports oye! Gikundiro kyangu oye! Iyi ni nkuru y'abanyabigwi. Iyi ni ndirimbo y'amateka. Ndawe Rayon Sports itatsinda! Rayon Sports Gikundiro Oye Rayon Sports itatsinda iyo Gikundiro yinjiye mu kibuga amateka aravuga intsinzi iramya ubururu n'umweru n'ishema ryacu. Tubatse amateka abatubanjirije badusigiye ishema kubibuga byose izina rirahinda. Rayon Sports ikipe y'abanyarwanda abanyabigwi barayikiniye bayi umutima n'imbaraga buri gitego cyanditswe mu mateka buri gikombe kibe inkuru yacu. Abayo abakinyi bibihangange aba bagitwari ku kibuga abafana bakaririmba amazina yabo bati Rayon Sports iyambere aba bakubera ikipe mu bihe bitandukanye bubatse umusingi barinda Gikundiro abato n'abakuru bose barahurira hamwe ku izina rimwe ritwa Rayon Sports. Rayon Sports itatsinda iyo Gikundiro yinjiye mu kibuga amateka aravuga intsinzi iramya ubururu n'umweru n'ishema ryacu. Ubururu n'umweru mbutwara ku mutima iyo abahungu bacu bari ku kibuga umutima urakubita kiri kumwe na Gikundiro. Abanyabigwi bayisize mu mateka abayobozi bayoboye urugendo rwayo hari abaharaniye ko iraheranwa. Uyu munsi turabibuka tubashimira turabakunda turabashimira amateka ya yunda zigera sibangana. Umugabo twibuka intwari zambaye ubururu n'umweru umugabo tubaye abayobozi barinze izina rya Rayon abakinyi b'ibihe byose mwarakoze cyane abafana b'ibihe byose bwe nimwe mbaraga kuba kubatangiye uru rugendo kugeza kubazaza nyuma yacu. Izina rya Rayon rizakomeza kuririmbwa mu Rwanda no ku isi yose. Iyo dutangiye urugamba ntagusubira inyuma Gikundiro mu mutima intsinzi imbere n'uwabarinde wese tuzamuhangana ku kibuga hose Rayon irahari ingoma ziravuga amafirimbi aravuza abafana beginya ijoro n'amanyiwa amateka twarayanditse n'ayandi tugiye